akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Dushimye Imana iduhaye uyu mwanya wo kwiga ijambo ryayo. Wo muri kumwe muri uyu mwanya ni Umuhire Wesley, nge tugiye gufataniriza hamwe kuganira ijambo ry'Imana. Mbere yuko tujya mbere twiga, reka dusenge. Data wa twese uhoraho, turagushimye cyane, tugushimiye ko uduhaye ubuzima kandi uduhaye n'amahirwe yo kwiga ijambo ryawe ngo ubwo buzima tubukoreshe neza, uhabwe icyubahiro. Aho dufashe ijambo ryawe ribona umwanya muri twe, ritwubakira imibereho n'imico kugira ngo tuba abawe bwite, tuba abakozi wishimira kandi ducungure igihe kugira ngo ahazaza hacu tuhatunganye, kandi udufashe imbaraga y'Umwuka wera ibituyoboremo. N'uyu mwanya duhawe wo kwiga utubere umwarimu, utubure ibyo tugiye kwiga bifate mu ngingo zacu, tube nk'uko ubishaka mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twari tubabwiye, tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo amahirwe yo kubana na Yesu n'intege nke z'abantu. Kubana na Yesu ni amahirwe akomeye, ariko nanone intege nke iyo zivanze ziguteranya n'Imana ukagira igihombo, yaba muri ubu buzima ndetse n'ubuzima bw'ahazaza. Rero nibyo turarebera hamwe muri uyu mwanya mugufi twenda kuganiramo ijambo ry'Imana. Ni amahirwe yo kubana na Yesu n'intege nke tubigiramo. Mu gitabo cy'Itangiriro igice cyaho cya 4 umurongo wa 6 tuhasanga amateka y'umugabo Imana yari yahaye amahirwe ariko yapfusha ubusa. We na mugenzi we cyangwa na mwene nyina cyangwa na mwene se babwiwe uburyo bashobora gukorera mu Imana kandi bakayikiranukira, ariko we ntiyayumvira, akora nabi. Imana imubwira amagambo akomeye ku murongo wa 6 igira iti, Uwiteka abaza Kayini ati, niki kikurakaje kandi niki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi kandi ni wowe byifuza, ariko rero ukwiriye kubitegeka. Buriya ijambo ry'Imana rirakomeye, riratubwira ngo ibyaha biritugatuga, biragushaka, bica iburyo, bica ibumoso, bica hepfo, bigaca haruguru, mbese bishakisha inzira yose byakubonamo. Rero iyo bikubonye hari icyo bigukoraho, gusa bitakubonye nabwo hari icyo Imana itubwira. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 42 atubwira amagambo akomeye ko iyo udakoze icyaha, iyo icyaha kitakubonye uba ufite amahirwe n'imigisha itangaje. Rero Yesaya 42 umurongo waho wa 6 haratubwira hati, njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka. Mu by'ukuri iyo umuntu ahamagawe, iyo umuntu abaye uw'Imana, icyabasabwa ni ugukiranuka, ibindi akabishyira ku ruhande. Haravuga hati, njyewe Uwiteka naguhamagariye gukiranuka, nubikora nzagufata ukuboko, nzakurinda, nguhe kuba isezerano ry'abantu no kuba umucyo uvira amahanga. Uramutse ushoboye gukiranuka, uramutse ushoboye kuba uw'Imana, mu by'ukuri ngo Imana yagufata ukuboko, yakugira isezerano ry'abantu, ndetse ntigarukiraho ngo yaguha no kuba isezerano ry'amahanga. Wagira ngo mu by'ukuri umuntu ashobore kubana n'Imana, akorane nayo, agendane nayo, yabagize umugisha utagereranywa. Ndetse reka mbabwire ngo iyo ukoranye n'Imana, iyo ubanye nayo, uba ufite amahirwe umuntu atashobora kurondora, cyane ko muri Yesaya n'ubundi igice cya 48 umurongo waho wa 18 haranditse hati, iyaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi.
niba hariho ikintu gikomeye cyangwa se mvuge ubutunzi bukomeye, ni amahoro. Ni amahoro. Kubera iki? Amahoro atandukanye n'umutekano. Amahoro nibwo butunzi. Ushobora kugira umutekano ariko amahoro mu by'ukuri utayafite. Bakuzanira ibyo kurya bikakunanira, indwara zikakubona urwaho, imyambaro myiza ntigukwire cyangwa ntikubere, waryama ukabura ibitotsi bitewe no kubura amahoro. Rero ubutunzi bukomeye busumba ubundi ni amahoro. Amahoro mu by'ukuri ushobora kuba ufite ibyo kurya utayafite, ushobora kuba ufite amafaranga utayafite, ushobora kuba ufite imyambaro myinshi n'imodoka n'amazu ariko amahoro utayafite. Ibyo byose mvuze ntacyo byaba bikumariye udafite amahoro. Amahoro rero ni ubutunzi bukomeye, kandi igituma aya mahoro uyabona ni ukubana n'Imana. Haravuze hati yaba warumviye amategeko yanjye uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Ijambo rikomeye cyane. Uba waragize amahoro ameze nk'uruzi. Gukiranuka kwawe kuba kwarabaye nk'umuraba w'inyanja, kandi urubyaro rwawe rukangana n'umusenyi n'abava mu nda yawe bakamera nk'imonyi yawo. Mu by'ukuri aya ni amasezerano meza. Mu by'ukuri uyafite waba ufite ibintu by'igiciro. Ndetse mu gitabo cya Zaburi y'121 bavuze ku bijyaniranye n'aya mahoro. Zaburi y'121 mu by'ukuri ni amagambo umuntu yakwifuza, ni amasezerano Imana yavuze, kuko yaravuze ngo nduburira amaso yanjye ku musozi, gutabarwa kwanjye kuzava he? Kubera iki? Gutabarwa kwanjye kuzava he? Gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Ntazakundira ibirenge byanjye ko biteguza, ukurinda ntazahunikira. Iyo tubanye n'Imana rero iraturinda, iyo tubanye n'Imana itwitaho, iyo tubanye n'Imana iradufasha. Dore urinda Abisirayeli ntazahunikira kandi ntazasinzira. Uwiteka niwe murinzi wawe, Uwiteka ni igicucu cyawe iburyo bwawe, izuba ntirizakwica ku manywa cyangwa ukwezi nijoro. Uwiteka azakurinda ikibi cyose, niwe uzarinda ubugingo bwawe. Uwiteka azakurinda amajya n'amaza, uhereye none ukageza iteka ryose. Ndetse mu gitabo cyitwa uwifuzwa mu bihe byose, wifuzwa mu bihe byose, ku rupapuro rwaho rwa 460 haratubwira amagambo y'ubwenge kandi akomeye. 460 haranditse hati, ni muri petit format, ariko icyigisho ni icyigisho cya 33 460. Haranditse amagambo meza akomeye. Aravuga ati, ka iname fait au Christ une reddition totale. 460. Iyo umutima umaze kwiyegurira Kristo burundu, ini puissance nouvelle s'empara du nouveau cœur. Imbaraga nshya yinjira muri wa mutima wiyeguriye Imana. Hepfo hati, l'âme qui s'abandonne au Christ devient sa forteresse. Nukuri umutima wamaze kwiha Kristo, Kristo ahinduka igihome cy'uwo mutima. Nta mbaraga iyo ari yo yose, yaba iy'ikuzimu, yaba iyo ku isi, yashobora kwigarurira uwo mutima. Mbese upfa kuba wamaze kwiyegurira Imana, uhinduka igihome. Ntiwasonza, ntiwakena, ntiwahangayika. N'amahoro tuzanirwa no kubana na Yesu ntiwayabura. Erega Yesu yayasezeranye, kuko ajya kuva mu isi, impano yarebye iruta izindi zose yaha umuntu ni amahoro. Rero mu gitabo cya Yohana igice cyaho cya 14, Yesu yavuze amagambo akomeye ku murongo waho wa 27, aravuga ati, mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Yesu yenda kugenda yararebye aravuga ati, mbasigiye ubutunzi, mbasigiye ibyo kurya, mbasigiye imyambaro, ariko badafite amahoro ntaho byazabageza. Ahubwo asanga impano y'igiciro kandi isumba izindi dukwiriye kubona ari amahoro. Bana b'Imana dukwiriye amahoro, dukeneye amahoro, noneho
birasabwa ko tuyashaka kandi byanga bikunze tukayabona. Mu gitabo cy'Abaheburayo hatwereka impamvu cyangwa se icyatuma tubona amahoro cyangwa se icyatuma tuba muri iki gihome tukarindwa. Abaheburayo igice cya mbere haratwereka neza uburyo kubana n'Imana cyangwa se kuba muri iki gihome ari iby'igiciro, ndetse hakanatwereka igituma muri iki gihome tugumamo. Haranditse hati, ni igice cya mbere umurongo w'9, haranditse ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome. Impamvu kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe igusiga amavuta yo kwishima cyangwa se iguha amavuta y'amahoro ikakurutisha bagenzi bawe. Iri sezerano rirakomeye. Koko ufite amahoro aruta ufite imodoka, ufite amahoro aruta ufite ama etaje, ufite amahoro aruta ufite imirima n'ibikuyu n'inka zibirimo, ufite amahoro asumba uwize amashuri menshi akaminuza. Amahoro nibwo butunzi buruta ubundi. Rero Imana iyatanga ngo bitewe nuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome, igushyira mu gihome ku buryo Satani atagutera ngo akubuze amahoro, igushyira mu gihome ku buryo nta wakugambanira cyangwa nta wakwanga ngo bikubuze amahoro, ahubwo ubana n'Imana nta kibi wikanga. Rero igituma tubana n'Imana, igituma tugira amahoro ni ugukunda Imana, ni ukubana nayo, biduhesha mu gihome. Mu by'ukuri ingingo tugezeho kugira ngo tuze kugira naho dusoreza ni ugukina n'intege nke ari nabyo, cyangwa se gukina n'ibyaha ari nabyo bikuvana mu gihome. Icyaha gitesha agaciro, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, icyaha kigukuraho icyizere abantu bari bagufitiye, kigutesha agaciro, icyo ni kimwe. Kikuvanaho icyizere abantu bari bagufitiye, icyo ni icya kabiri. Icyaha noneho kikwambura ubutwari bugushoboza guhangana n'ibindi bibi. Bavandimwe, icyaha ni kibi, ndetse dusabwa kuba maso cyane. Mu gitabo n'ubundi cyo wifuzwa ibihe byose ku rupapuro rwa 500, reka dusome 459, hatubwira amagambo akomeye. 459 haragira hati, une âme peut être réduite non seulement par la résistance mais aussi par la négligence. Umutima ushobora gusenyuka ukabura amahoro ukava mu gihome cya Nyagasani bidatewe n'abarwanije uwo mutima, ahubwo gusa bitewe no kwirengagiza. Iyo wirengagije, umutima wawe ushobora kubura amahoro, umutima wawe ushobora kuva mu gihome bidatewe n'abakurwanije. Burya dusabwa kuba maso, bishatse kuvuga ngo dusabwa gusenga, dusabwa gusoma ijambo ry'Imana, dusabwa gukora ubudatuza. Iyo turi mu nshingano, iyo dusenga, iyo twiga ijambo ry'Imana, tuba dufite amahirwe akomeye cyane yo kuba mu gihome, kandi kuba mu gihome bituzanira amahoro, kuko nta mbaraga yo ku isi ishobora kuvogera umutima uri kumwe na Yesu. Negera noneho aho twenda gusoreza, reka mbabwire ibintu bikomeye dusabwa kwitaho. Mu gitabo cy'ibihamya umuzingo wa 2, urupapuro rwa 288, haranditse hati, combien sont méprisables aux yeux d'un Dieu ceux qui professent défendre sa loi et qui cependant transgressent ses préceptes. Mbega ukuntu abasuzuguritse mu maso y'Imana ari abavuga ko bakomeza amategeko yayo, ariko barangiza bagasuzugura amahame yayo. Niba hariho abantu bagusuzugurika, ni abantu bavuga ko ari abakristo, ni abantu bavuga ko barengera amategeko y'Imana, ariko barangiza bakayasuzugura. Mu by'ukuri ngo abo Satani arabasuzugura, aba bantu ntibabaha agaciro, kuko iyo baguye mu cyaha kibambura ubunyangamugayo, kibambura kwizerwa, kibambura agaciro, kandi n'uburinzi Imana yari yarabashyiriyeho barabwamburwa. Ahasigaye bagasigara ari udukinisho twa Satani. Ndetse ku rupapuro rwaho muri iki gitabo n'ubundi cy'ibihamya umuzingo wa 2,
urupapuro rwaho rwa 287 baranditse bati Dieu a béni le peuple qui garde ses commandements. Imana yamaze guha umugisha ubwoko bukomeza amategeko yayo, bwicare butuje bunezerewe. Nawe ubaye ufite ubwishingizi bw'uko ukorana n'Imana, bw'uko wita ku byayo, mu by'ukuri we kugira impungenge, amahoro atuze, kuko iyo wumviye amategeko y'Imana ngugira amahoro ameze nk'uruzi. Rero Imana yamaze guha umugisha ubwoko mukomeza amategeko yayo. Hepfo hati et toute l'opposition et tous les mensonges qui pourraient être dressés contre lui, nubwo yaba abarwanya ubwoko bukomeza amategeko y'Imana, nubwo yaba ibinyoma baburega, ntabwo bishobora kubuca intege ijambo rikomeye. Et ne faire que fortifier ceux qui se tiennent fermes pour défendre la foi qui a été confiée au se. Aho kugira ngo bacike intege bitewe n'ibyo babavuze by'ibinyoma, aho kugira ngo bacike intege bitewe n'uko babarwanije, ngo ahubwo bikomeza abantu bose bashikamye ngo barengere kwizera kwahawe abera. Noneho iyo ubana n'Imana, iyo uri mu gihome cyayo, ibikurwanya byose aho kugira ngo biguce intege ahubwo biragukomeza. Rero hepfo haravuze hati mais ceux qui se disent les dépositaires de la loi de Dieu deviennent les transgresseurs de cette loi. Ariko abavuga yuko ari abarinzi b'amategeko y'Imana iyo baje guhinduka bayacumura, la protection du sauveur sera enlevée. Noneho uburinzi bw'Imana bubakurwaho. Bavandimwe, reka dusoreza aha. Imana idushoboze kubana nayo, kandi ikindi gikomeye iduhe gukomeza kuba mu gihome cyayo, twizerwe mu isi, tubingira akamaro kandi tuzagira amaherezo meza. Reka Imana ibidushoboze kandi natwe tubigiremo uruhari kugira ngo ibisabwa tubikore, dushobore kuba mu buntu bwayo no mu gihome cyayo ku bwa Yesu Umukiza wacu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima, riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.